ku buryo bo ikibuga bari buhite bitumiriza tapi synthetique yabo kikaba banareba uburyo bakwaguraho ngo ama santimetero make bapadingo bafite ubundi butaka inyuma ho gake bakaba bacyongeramo gake ariko bidatwara igihe mu buryo bwo kwiranja kikaba ikibuga cy'imyitozo Beka ikakibrandingaho ariko icyagoranye abantu bo muri Beka bo ubwabo batari kumwe na Rayon Sport bevuga ko bageze muri Saint-André kuba padiri baho ariko amafaranga baca ngo ni menshi ntaramenya ingano yayo ubwo bigiye mu buryo Rayon Sport niho yagiye itoreza so kurande rwanye n'indi kipe tuzi yigeze igira ikibazo cy'ikibuga cy'imyitozo so kurande wenda hari cost ugitangaho iyo ugikodesha ariko kuri icyo cy'ikibuga gato emebwo na information dushyiramo ku makuru ugiye mfite barifuza ko byakomeza oya makuru mfite biravugwa ko mu bintu bitatu bari bushyire ku meza niyitwa Bank ya Kigali ikibuga kiri buze kuba kirimo kandi nayo ubwayo yabitekereje na mbere hose ariko hakabamo iyo limit offer irimo iteye guti iravuga ko Beka yagurira Rayon Sport tapi synthetique Beka igakorana na Saint-André n'abapadiri baho propozo babahaye hanyuma Beka ikabrandinga kuri kiriya kibuga cya Saint-André ikagira n'amafaranga iha Mumena kwa padiri ku Mumena kagira amafaranga iha kwa padiri bakayivanamo cya gipangu bagisiga mu bintu bitatu wenda tuzagira umwanya wo kubidevelopa bivuga ko Beka irashaka gutegura tournoi ya Rayon Sport muri iki cya Rayon Day ikomeye kizana n'amakipe yo hanze kaba ari bifite Rayon Day mu byambere by'ibanze basanzwe bateramo inkunga Rayon Day hari igihe wa mugani wabana haje birimo icyaka birakaba ku brandinga bihoraho ku kibuga byo rwose icyo ufite championnat iri propose kwitirirwa ufite na Rayon Sport n'ubundi kibuga wacyanduza uko ushaka oya ugiye nk'Ibugande ikipe yitwa KCC sponsors na MTN kibuga cya rwose MTN hose yarabrand Ubangu ikibuga bakora imyitozo usanga bivugiraga afite amakuru yuko ubwo icya gatatu muri ibyo harimo imodoka icyo mbivugira muri ibyo biri ku meza ariko Rayon Sport gato cyane kimwe mu byadindije wenda ubwo twageze no kuri yo Beka bakubwira ko Beka igihe yajyaga mu gihugu cya Tanzania iri kumwe na Rwanda Premier League Beka yasabye Rayon Sport umuntu ko yabaho umuntu bana propose guhitwa Eric Irambona baburi tike y'indege mu Rayon Sport turimo turisoreza championnat ntago twajya gutegera umuntu itike y'indege igihe hari hagiye witwa Thabit ushinzwe yamamaza bikorwa muri Beka na Jire Karangwa Rwanda Premier League bashaka kujyana na Rayon Sport big Simba ikoranite n'abafatanya bikorwa bayo Yanga bakorana gute Federation bakorana bati aribwo wibuka hazaga ikintu cyo kuvuga ngo Beka inagera hibabwira ikintu sete dufata umuntu wo muri Beka tumubahe tumugere tumubatrainingire mwebwe hari icyo mushyiraho Rayon Sport ikitwa igifaranga nimutubwire niyo mujye Tanzania mu byige bavuga ati twege dufite uwitwa Leandre rabakini ko Rayon Sport yavuze ati Leandre no muri Leandre wacu nta kibazo aravuga ati rero ndiri guturuka twohereje amafaranga hiwanyu tugomba kuba dufite umukontable twizera wabyize bane mpamvu ubona bazamuye finance bakajyanaho Irambona kuko babonye Leandre yabaciye amafaranga nibi bya ligue Leandre niwe usigaye ukuriye ibikorwa bya Beka kenshi na kenshi kubibuga aho ahanini ma event bakoze Leandre rero icyo gihe baciye amafaranga rero isanga ngo arabahinda baravuga ati rero ubwo yaba ko yashakaga umushahara wa miliyoni n'igice baravuga ati rero reka turebe ko nuza yabyize yakikoze no muri bank afite iyo CV baracyakoramo Regerike uziko cyagiye cya Liliane agakiri mba mubwire ko biheruka ari muri Equity yayivuyemo icyo gihe baramubwiye ngo hitemo akazi kamwe kugiye cya Liliane nyine akiri impunzo akiri ko yari yaravuye muri Equity yayivuyemo kirajya muri Arabisa ahubwo Arabisa ndagiye mu by'ubuzima ko nziko yarafite akandi kazi yakavuyemo nako yaje gukama amagiye muri Rayon Sport agiye muri Rayon byo ndabizi neza ko yabikoraga ari bibiri we ntabwo yari muri Bnuza muri Equity ntabwo yakiriye yabaga muri Arabisa ariko nibuka ko bigize ku ngo ni nayo mpamvu abantu bahoze mu buyobozi bwa Rayon Sport ahubwo era inyuma avuye muri Arabisa afite company witwa Eric Irambona ari mu bantu buriya ngo abantu bayobora ikipe ya Rayon Sport bafata nkaho ngo ashobora kuba atarababereye imfura bande
Iruhande rwa Tadeyo se wari we wamuzanye nyine abo bakoranaga kuko baravuga bati no kugira ngo wenda nahuze n'aba bantu bahari ariko uwitwa Murenzi Abdallah aramwemera nicyo ndi kukubwira nyine akenshi bishingiye kuri umva wa mugani babanye Nyanza ari umwana muto ariko aranamwemera imikorere yetu umuntu watangiye kubana we ayikina muri Nyanza urumva baje ko ntiyigeze amugendaho nubwo yaje ntabwo yifuza ko yaje abantu yashatse yagendanye nabo ntabwo yashatse ko bakubwira ko urabona cyagiye bataramubegura begurira icyarimwe bagenda baravuze ati n'ubundi nindi tutegura ngo tugende umutaramu w'information yatambutsa kuko ngo hari igihe cyageze ngo kubera Liliane yigize kumwitisha mu nyine icyo kintu cyo kumubwira ngo rahitamo kuko yari ameze nk'ukora muri Rayon Sport party time n'ahandi agakora akazi ka mati uzahitemo ati mbona performance yawe itagenda neza bitewe n'uko umwanya umwe uri hano undi mwanya urahanga bivuga ko rero bisa nkaho bumvikane bwabaye buke kuri icyo gihe ahubwo kahita yedabuta ku ngomije tangira gutanga information icyo twavugaga rero nuko Beka yari yasabye Irambona ko yaba ari kumwe nayo cyangwa se Beka igaha Rayon Sport umuntu wabo bakorana mu kwiga umushinga mbere ko basinya konti ari information yuko ngo hanabayeho proposal yuko ngo Skol yifuje ko byo biba ari ibikunda ngo yasigarana ikipe y'abagore urumva buri ikipe y'abagore no kugira ngo nabeho bamwe mu bantu babigizemo uruhare na Skol irimo nibyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabigizemo ariko Skol yabigizemo uruhare nabo banze guhita bandika ko batandukanye na Rayon Sport 100% sibyo harimo iyo proposal kandi koko ku ruhande rw'ikipe y'abagore nge numva bya making sense cause ikipe y'abagore ari ukuntu ubona isa hanze ya budget cyane ya Rayon Sport nk'ikipe iyo batekereza cyane ntabwo bayitekereza nk'uko batekereza ntabwo bayitekereza n'ubwo nabonye muri signing n'iki yose iri kuba press nk'ikipe y'umuryango kuko gukina imikino mpuzamahanga nuko ugomba kufitiye ikipe y'abakobwa ariko kuba yagumana na Skol bakayitaho cyane ko noneho n'ubushobozi bayishyira bwaba ari bwinshi icyo kibuga cyabo cy'imyitozo kigakoreshwa n'iyo kipe y'abategarugori cyane ko nta shampiyona nabyo nibyo bapropose ariko kugeza ubu bitari byumvikana ariko umva bisaba kuganirwaho ubundi nanjye babwira ngo niyo mpamvu abasore batarangiye oya reka ndi Rayon Sport niba twasheshe ahubwo ndafata Beka muri proposal nyiha shyiremo n'ikipe y'abari n'abategarugori kuko iyi kipe byagaragaye ko hari utudiri igenda yikorera ikaba yabona amafaranga ejo ugasanga askoreje kuko itambikamo mupira wo guteye imbere ari yayo yitwiye urabinoza muri kontra nese bitwaye iki se urabikosi kontra se urabinoza muri kontra jewe eme Skol ndagira inama niba ari Rayon niba washiye ikipe nishingi yayo dore ko bimeze neza ikipe ni ya Rayon mutangaza ejo Skol yakuboha bagira imitego barashagunya baba muri brand ya Rayon Sport bayitinda niba bo bavuze bati turabona Rayon Sport kuyibrandingaho nta kikomere tuko twakwigira muri ligue nibagenda Rayon Sport y'abagore ugira ngo abayobozi ba Rayon babyemera rego ufite izina rege njyewe ko mbyumva waba ugifite izina rege ufite izina ryitwa Rayon kandi y'abagore bihari y'abagore yitwa igikombe bajya kwiziza abantu bose bakajya kuyikurikira Rayon niba Skol uvuga ngo wagiye genda Rayon fata y'abagore ujyane nayo wese gutafasha amagare y'amagare katayisereyo mutangaza ya indi saka mutangaza niba kora indi y'abagore yawe niba shaki yawe yewe icyo mvuga wowe urabibona muri avantage kubera ko abagore urabikora muri avantage yibwire ngo ugomba kurekiritira iyi kipe y'abagore asampusa budget ari yawe iyi kipe Rayon Sport y'abanotegarugori izajya gukina imikino hanze indege logistique ibintu byawe ina yamamaza ku birango bya Rayon se erega kwamamaza ku birango bya Rayon bisanzwe kuba ikipe uretse ko wera kenshi ahubwo nuko nzi ko icyo gihe rero ndi Rayon Sport cyo nakora kiretse impaye amafaranga adasanzwe ibyo ni gukubwira icyo amafaranga menshi ni gukubwira irakurekiritiye igutangira oya Jesse nacyemera Rayon Sport niba Skol yavuze ngo ni divorce umubano turawucanye bawucanye kandi hanamaze iminsi patinariya tuzajya dukomeza gukorana ibyo wenda bizaba ari ukuvuga ngo ni Rayon Day niyo mpamvu nakubwiye ngo twabahaye amafaranga twayabaciye ariko ibyo kwamamaza ibyo kuvuga ngo branding icyo ngicyo gishyira ku ruhande Rayon Sport nifata ikipe y'abagore nayo yishakire ahandi ikinira tumaze kubibona ko ikibuga si ikibazo imyenda si ikibazo niyo icyo cyo kumumena iyo dino na Beka itakunda Rayon Sport yakodesha ku Ruyenzi wajyayo
wajya kuri Pele Stadium nta kipe itagira aho yitoreza. Hari yuzi hari ikipe zitagira uko yambara. Rayon Sport irabohotse irafungutse, ubu ni umwanya wo gushaka amadiro.